karabaye noneho nyuma y'amasaha 3 yonyine yarashize Bruce Melodie atangaje ko hari tour igomba kuzenguruka igihugu yagombaga kuzakorana na Theben bise 2025 Summer Country Tour. Theben Hagati ahise atungurana atangaza ko ari mukuru yatangajwe na Bruce Melodie ataraya nyayo ari ibihuha. Karabaye ibingibi Theben bitangaje rero nyuma yuko amakuru yarahari ndetse ngira ngo mu minsi yashize nari yabwiye amakuru yarahari wundi yavugaga ko kugira ngo Bruce Melodie yemere kuririmba mu gitaramo cya Theben kiri abakoze tariki ya mbere mu kwezi kwa mbere uyu mwaka bise The New Groove bari bumvikanye ko Theben nawe agomba kuzajyana na Bruce Melodie muri iyi tour yagombaga gukora izenguruka kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndetse kandi amakuru kandi yizewe yarahari yemezaga ko Bruce Melodie yagombaga kuzajya yishyura Theben miliyoni 10 muri buri gitaramo bakoze kizenguruka igihugu. Karabaye tureka ibikurikira tubitega amaso njyewe ndi mideri w'abanyarwanda. Bibutsa ko niba ari shop ujya kuguriramo imyenda ukaburamo imyenda wifuza menya ko uwo muntu kwambika atarasobanukirwa aho abandi barangurira imyenda yose igezweho. Kwa Tiger Style no hano honyine mu mujyi wa Kigali baranguza imyenda yose igezweho kandi ku giciro cyiza cyane. Bacuruza mwese rero mwifuza kurangura imyenda myiza kandi igezweho mugane Tiger Style akorera Mateus mu mujyi wa Kigali cyangwa se umwandikire ku mbuga nkoranyambaga zose yitwa Tiger Style kandi ushobora kuba wamuhamagara kuri iyo nimero uri kubona kuri screen ya telefone yawe. Njyewe ndi mideri w'abanyarwanda.